birashoboka umugore wa murongurutse yambaye ikariso, biraryoha cyane. Hari umuhanga nawe n'umusexologue yitwa Smith, Lisa Smith, yanditse igitabo kitwa ngo Enjoyable Sex, How to Enjoy Sex. Ni ukuvuga ngo yashatse kugaragaza ibintu byinshi abantu badakora kandi biryoshye imibonano. Urabyumva? Uyu Smith yakomeje agaragaza ibintu byinshi bihishwe abantu benshi batagerageza, cyane cyane nk'abanyafrika twibanzeho cyane gukora, bagahora mu bintu bimwe bigatuma ibonana ibiha. Wenda se umugabo akaba yabyuva nk'uku nguku akavuga ati reka nze kuza kubisensibiliza umudamu wanjye tuzayirokora imibonano muri ubu buryo, umugore akabyanga bitewe nuko ntabyazi ntabyamenyereye, nta nubwo ashaka no kubigerageza. None umugabo bikazamutera amatsiko yo kuba yajya hanze, umwemereye ko babigerageza bikamuryohera cyane, bigatuma akwamirayo. Uyu munsi birashoboka ko wakora imibonano mpuzabitsina n'umugore wambaye ikariso bikaryoha, kuko gukora imibonano mpuzabitsina ni siyasa. Utera umugore kugira ngo aze kuza kubikora yabishatse, wamuteye ipfa. Kwa kundi ushobora gutangira umutegura yambaye ikariso, ushobora gutangira ukajya umukarisa yambaye ikariso, hanyuma ukajya mubwira ati umurasheri nta kintu nkora, nakurongora se wambaye ikariso. Icyambere, ikariso igomba kuba ari nini itamufasha. Ku mpande ahangaha harekuye, sibyo? Kwa kundi ushobora gutangira usa nkuko umufata igitsina cyawe ushaka nko kumurongora, ariko inyuma ku ikariso hamwe ati ntabyo nkora se, igitsina cyanjye se cyatora ikariso kikinjira humura, ni inyuma gusa. Kandi yo ubwayo intore yishakira inzira, urumva? Intore no mu kizima yishakira inzira ntiyoba. Igitsina nta maso kigira, ariko uburyo ki, ndavuga igitsina gabo nta maso kigira, ariko uburyo ki niyo hatabona, kitajya kiyoba, kimenya aho kigomba kujya kigata kinjira. Ni ibintu bitangaje cyane. Ubwo ni igitore nyine. Ni igitore. Reka duhere wenda no ku nyamaswa. Inyamaswa niyo igiye gutegura ngenzi yayo, kaduhere ku nka, iramosa. Urumva? Iramosa, yagenda igashyira umunwa wayo ku nda y'amaganga y'inyana, ikazajya yihumurizaho, rimwe ikanaharigata kugira ngo iyitere ubushake. So iyo bikoze gutyo, inda y'amaganga cyangwa se igitsina cy'inka y'ingore kabyite gutyo, igita kibishaka kigafunguka. Urabyumva? So no muri icyo gihe rero uko ugenda usunika igitsina cyawe ku gitsina uri hejuru umugore ariko acyambaye ikariso, umugore hamwe niko tugamubwira uyishyiramo ko udashaka kubikora, bigatuma aryoherwa cyane. Mu gihe biba byoroshye, urumva icyo gihe n'agakariso karatoha pe, agakariso karatoha ku buryo umugore aba wete, nawe ukagisunika gake nukoresha imbaraga kugira ngo utamukomeretsa. Hanyuma warangiza ugahita ucisha agatoki ku ruhande, ubwayo nayo birashoboka, iyo ikariso ari nini birashoboka ku buryo ubwayo yijyanamo bitewe nuko igitsina kiba cyatose, umubwira ati ntago nabikora kameme wambaye ikariso urabizi, ariko umubeshya kandi yagezemo yigeramo ishakira inzira ukabikora n'ubundi ikariso irimo. Umugore aryoherwa cyane bidasanzwe. Abantu muzabigerageze, hanyuma muri comment section muzatubwira ubwo ukomeza kumubeshya, tubyite gutyo umugore ubwira ati umura rwose ubuse nacisha hehe wambaye ikariso koko. Niko agenda igitsina cy'igita kigenda kikifungura, imika yagize igitsina cy'umugore itayifungura, barabyumva mo imbere, hanyuma agatangira guteramo imifungura. Imika yagize igitsina cy'umugore itayifungura, barabyumva mo imbere, hanyuma agatangira guteramo utuntu tumeze nk'udusonga tutababaza. Ni uvuga ngo kiba kirembuza, kiba kifungura kibumba, cyerekana ko kiri ready yo kwakira igitsina, ubwo bubeshyo kwa. Urabyumva? Icyo gihe arareta cyane, agatoha ku buryo uvuga uzajya uhora ubwira umugore ukamubwira ati ndakwinyiza mbara ya kariso.
yego icyo gihe nta nubwo umugore azongera kuryoherwa nuko kuko urabona iyo mukora imibonano mwese mwambuye urabyumva. Hari umugore afite ubwoba bw'uko harimo nabwo batazi kurongora agakoresha imbaraga kandi akamubabaza, sibyo? Hakaba n'abagabo batazi gushakisha ari amavangingo afata igitsina akajya akamukomeretsa kuko hariya hari inyuma hari fragile. Ibyo bigatuma rero iteka umugore ahorana ubwoba bwakira gitsina bitewe no kwitagikoresha neza. Ariko abantu rwose mbasangize iyi experience, wa mugore we uzambare nk'akakabutura kagufi ariko karikuye kinini, hanyuma ugende wicare hejuru umugabo umwiyenzeho, cyangwa se wambaye ikariso umwicare hejuru wambaye ikariso umusoma muzama wambaye ikariso, yijyanamo neza utiriwe unayivanamo. Ubwo rero ariko ikariso ugomba kuba irekuye kuko umugabo ashaka gukomereka agacika ibisebe nongeye bisubiremo kandi muzambwira. Ubundi nimara kubyegeza bikabona ni byiza muzatubwira kugira ngo nanjye icyo zayinkora no gusoma ibitabo no kugana abandi bashakashatsi kugira ngo byanze bikunze dushake bimwe byihishwe tutari tuzi ko biryoshye imibonano mbibasangize mu bigerageze kugira ngo mukomeze mwimprovinge ku bijyanye n'igikorwa cy'imibonano. Thank you. You're welcome. Urumva rero abantu benshi bazibaza ati kurongora umugore yambaye ikariso ni ibyambere. You try it hanyuma muzatubwira. Ubwo rero ushobora kugenda bagacira umuntu urubanza ngo ariko ubwo nawe ngo babonye ibyo wigisha inshuti. Iki kigano kirebwa n'abagishaka cyangwa se ntago ari by force kukireba kandi uwo kigira akamaro n'ubizi urabyumva. So hari umushaka kuba yifitiye stresses akakira ugasanga ashyizeho komante n'uburenganzira bwo komante igice ushaka, ariko kandi sinabiza guca abandi bantu intege. Deka bo bifitiye akamaro babikurikirane experience nshyashya mu buzima. Now